nta handi rero wadusanga uretse hano ku Kuri TV, aho twiyemeje kuzajya tubaha amagambo meza abafasha kugira ngo ahindure bimwe mu ntekerezo zacu. Rero wowe utarakora subscribe, twakwinginga kugira ngo uyikore, kugira ngo ibiganiro byacu uko twaprodinze ujye ubasha kubona notification y'amagambo meza. Tubifuriza ibihe byiza mwebwe muri ahantu henshi hatandukanye, tubabwira ngo Imana ikomeze ijye mu byanyu. Uyu munsi rero twashimye ko tuganira hejuru y'amafaranga. Money, ese amafaranga ni iki? Amafaranga yakora iki? Amafaranga ni iki adashoboye gukora? Rero amafaranga kubeshya ko ufite inshuti, nyamara mu by'ukuri nta nshuti ufite. Iyo ufite amafaranga ujya ubona inshuti nyinshi, ujya ubona abantu benshi baza bakugana, ariko mu by'ukuri nta kindi baba bakeneye, si baba bakeneye. Akenshi uzasanga bikurikiye wa mufungo wawe cyangwa se ya mafaranga. Money. Ikindi ijambo ryacu rya kabiri, amafaranga kubeshya ko ufite ibyishimo, nyamara nta byishimo. Amafaranga ajya kubeshya ko amafaranga ushobora kwibwira ko aguha ibyishimo, ahubwo akubeshya nta byishimo aguha. Yes, uri enjoying, ariko ejo ugasanga tena bya byishimo byakubereyemo ibindi bintu bindi, byakuzaniye ibindi bintu. Ushobora kwishima bikarenza urugero, ukaba wateza ibibazo. Rero amafaranga akubeshya ko yaguha ibyishimo, nyamara ntabyo. Ijambo ryacu rya gatatu, amafaranga ntaguha umutekano, ahubwo akubeshya ko ufite. Yego, amafaranga kubeshya ko ufite umutekano, ko yakurinda. Ubwo ufite amafaranga ushobora kubaka mansion, inzu nziza kabisa, ugashyiraho ba security guard bazajya bakurinda, babungabunga neza umutekano wawe, nyamara wapi? Akubeshya ko ufite umutekano, isaha n'isaha barakugambanira, ukaba bakugirira nabi kandi ufite ayo mafaranga. Urishwa kandi uyafite, uragambanirwa kandi uyafite. So rero amafaranga ntazagushuke my friend. Amafaranga ntaguha urukundo, ahubwo akubeshya ko urufite. Amafaranga ajya kubeshya ko ukunzwe, ufite muri sosiyete y'abantu ukunzwe, abantu bose aho uhuye nabo baragusmilingira, kumbe baba bakubeshya, ahubwo baba bashaka just attention yawe kuri bo, kugira ngo hari babone ko mufitanye nabo ubushuti cyangwa se ubumana, ariko mu by'ukuri nta rukundo. Yewe uzitondera amafaranga. Amafaranga ntaguha amahoro, ahubwo akubeshya ko uyafite. Nta mafaranga atanga amahoro my friend. Oya, amafaranga akubeshya ko ufite amahoro, nyamara nta mahoro uba ufite. Rero turabashimiye mwebwe mubashije kubana natwe kuri uyu munsi. Turababwiye ngo muri abantu b'agaciro cyane, mukomeze mudukurikirane. Amagambo menshi nk'aya ngaya, ni iminota mikeya ariko kabisa gusigeramo isomo ry'ubuzima, uburyo wakwitwara, uburyo wamenya abantu, uburyo wamenya uko ubaho muri ubu buzima butoya dufite kabisa.